ntibirarangira kugeza nsinze. Iyi ni intangiriro y'intsinzi. Ntuzongera kuntsinda ukundi. N'ikindi gihe uzagenze gutya, ntuzigere urekera utaragera ku cyo washakaga, utaragera ku ntsinzi. Umuhungu w'imyaka 9 yariho akina na se igisoro. Hari nijoro mbere y'uko baryama. Ushatse bavuga ko bwari uburyo bwo gutarama bakaganira by'umwana na se, bimwe bituma amenya icyo sekuru yasize avuze. Mu gukina bari bumvikanye gukina imikino 5. Barakinnye birumvikana. Se nk'umuntu mukuru umenyereye umukino ufite inararikinnye niwe watsindaga, ku buryo bakinnye imikino 5 yose umwana ataratsinda umukino n'umwe. Hanyuma se yasabye umwana ko bajya kuryama, cyane ko umwana yagombaga kubyuka ajya ku ishuri, nawe akabyuka ajya mu kazi. Umwana yaranze amubera ibamba, abwira se ko adashobora kujya kuryama ataratsinda umukino n'umwe. Barongeye bakina imikino 5 bageza ku mikino 10. Umwana ataraca n'amarenga yo gutsinda, wenda ngo bitanga icyizere. Nibwo umugabo yasabye umuhungu we akomeje kandi amwinginga ko ajya kuryama, ubundi bakazasukura ku mugoroba w'umunsi ukurikiyeho, cyane ko nta byacitse kuba ari gutsindwa kuko ntabona naribonye aragira muri uwo mukino. Umwana yahakaniye se burundu amara amaje aratsemba ko adashobora kuryama atarabona intsinzi, kuko iby'ejo bizaba ari undi mukino, kandi ko atifuza gusiga inyuma ye hari uko gutsindwa. Se yamubwiye ko n'ubundi adashobora kumwishyura ibyo bitego by'imikino yose amaze kumutsinda. Ashatse yareka bakajya kuryama, bakazasubukura ku wundi munsi bakina imikino. Nawe amubwira ko adashaka kumwishyura ibitego ahubwo ashaka kumutsinda. Umugabo atangazwa no kwiyemeza ko umuhungu we n'ukuntu agitsimbaraye kandi akaba atarananirwa mu gihe amasaha yari amaze gukura, mu gihe we ubwe yumvaga aguye agacuho cyane ko yari yiriwe mu kazi. Mu gutera umwete umuhungu we, nyuma yo kuganira basa n'abatangiye gukina bundi bushya. Buri wese ashyiramo imbaraga n'ubuhanga uko ashoboye. Nyuma y'iyo mikino 10 ibintu bishyizwe ku rundi rwego, habayemo igitangaza, kuko uko umugabo yashyize imbaraga mu gukina ashaka guha umuhungu w'isomo ko nta rutugu rukina n'ijosi, kuko bitanangana, ko yatumaga umuhungu we anyoterwa intsinzi. Bakinnye umukino wa 11 n'ubundi umwana aratsindwa. Hanyuma ku mukino wa 12 umwana w'umuhungu yatsinze se ku nshuro ya mbere. Ubundi arabyishimira ku buryo yavugije induru, abari baryamye arabakangura, udasize n'abaturanyi bibaza ikibaye. Wagira ngo yari atwaye igikombe cy'isi yose muri uwo mukino. Umwana yabwiye se ngo iyi ni intangiriro y'intsinzi, uzongera kuntsinda ni kwa gutsinda nashakaga, ubu twajya kuryama. Umugabo yatunguwe n'imyitwarire y'umuhungu we, biramushimisha cyane kubona uburyo yiyemeza ndetse agashyirwa ageze ku cyo yifuza. Aho niho yaboneyeho yuririraho abwira umuhungu ati, muhungu wanjye, n'ikindi gihe uzagenze gutya, ntuzigere na rimwe urekera utaragera ku cyo washakaga, utaragera ku ntsinzi. Nawe ntiwite ku gihe bizafata, komeza ugerageze kugeza ugeze ku cyo ushaka. Thomas Edison, umunyamerika wavumbuye itara iri ricanwa n'amashanyarazi, avuga ko yagerageje inshuro 10,000. Michael Jordan, icyatwa muri basket, yatsinze ibitego biri mu bihumbi, nyamara we yagerageje inshuro zitabarika mbere y'uko agera ku byo yagezeho. Nelson Madiba Mandela, urugero mu guhirimbanira ubumuntu, we yavuze ko bifatwa nk'ibidashoboka kugeza igihe bishobokeye. Perezida Paul Kagame, umuhanga mu mpinduramatwara, we ati byose biva mu kugerageza. Winston Churchill, umusizi wabaye na minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, we ati na rimwe habe na rimwe ntuzigere uvirira urekera ngo umanike amaboko, gerageza kugeza igihe ubigereyeho.